nitwa Reverend Charles. Step tugezemo ni yakane y'iki gitabo cy'itangiriro. Turi kuva kuri Adamu na Eva, inkomoko y'ikiremwa muntu. Itangiriro igice cya 2:7 itanga inkuru y'iremwa ry'umuntu wa mbere Adamu, ivuga ko Imana yamuremye mu gitaka maze imuha umwuka w'ubuzima. Adamu na Eva, umugore wa mbere yaremwe mu rubavu rwa Adamu. Itangiriro igice cya 2:21-23. Inkuru y'iremwa ry'aba bantu bombi isobanura inkomoko y'ikiremwa muntu, ndetse ikanasobanura umubano ukomeye hagati y'umugabo n'umugore. Nibwo ubushakashatsi bwa siyansi bufata inkomoko y'abantu nk'abavuye mu nyamaswa. Hari abahanga nka John Walton wize ubushakashatsi bw'imyemerere yashishikajwe n'ishusho y'irema mu rwego rwa teolojiya n'imyizerere. Walton avuga ko inkuru y'irema rya Bibiliya ari inyigisho itanga ubutumwa bwo kumenya aho ikiremwa muntu gikomoka ndetse n'umubano wacu n'Imana. Uyu arabyemeza neza. Ibyaha by'inkomoko n'ingorane byateye ku buzima bw'abantu. Igitabo cy'itangiriro kinavuga ibyaha byakorewe mu busitani bwa Edeni n'ingorane byateje. Nyuma yo kurya urubuto rw'igiti cy'ubumenyi cyari cyarabujijwe n'Imana, Adamu na Eva babonye ko bambaye ubusa, maze bacibwa mu busitani bwa Edeni. Kandi Uhoraho Imana yarababwiye ati, ninde wakubwiye ngo wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho. Itangiriro igice cya 3:11. Iki cyaha cy'ibanze cyateye icyaha cy'inkomoko gituma abantu bose bavukana icyaha. Ari nayo mpamvu hagiye haba ibihano n'ingorane mu buzima bw'abantu ku isi hose. Amateka n'imyizerere byagiye bigaragaza ko ingaruka z'icyaha cy'inkomoko ari ku mugani ugamije gusobanura ibibazo bihari mu buzima bw'abantu, harimo urupfu, ububabare n'ibindi bibazo by'ubuzima byose tugenda duhura nabyo. Reka tuvuge ko umwuzure nubwo twavuzemo hejuru, ariko twongere tuwusubiremo. Ibimenyetso n'ubushakashatsi. Inkuru y'umwuzure wa Nowa ni imwe mu nkuru z'igitabo cy'itangiriro zifite isano n'inkuru zanditswe kandi zigashingurwa mu bihugu bitandukanye byo muri iki gihe, cyane cyane mu burasirazuba bwo hagati. Nowa, iyi nkuru ivuga ko Imana yateje umwuzure mu isi yose kubera ububi bw'abantu. Icyo gihe abantu bari barahindutse, bakoraga ibyaha byangwa n'Uwiteka. Ngo maze Imana ibwira Nowa ati, nanje dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbure ibifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri munsi byose bipfe. Itangiriro igice cya 6:17. Abahanga nka Robert Ballas, umushakashatsi ku by'amazi, bagaragaje ko umwuzure ukomeye ushobora kuba warabayeho mu karere k'inyanja y'umukara mu myaka ibihumbi byashize. Nubwo nta bimenyetso bidasubirwaho bigaragaza umwuzure wabayeho ku rwego rw'isi, hari byinshi byagaragajwe ku bijanye n'ahantu hatandukanye nk'imyuzure bita geological flooding mu Cyongereza. Reka tuvuge kuri Aburahamu. Isezerano ry'amateka, igitabo cy'itangiriro kinakubiyemo inkuru y'Aburahamu, umwe mu bakurambere bacu b'ubwoko bw'Abayahudi, Abakristo n'Abayisilamu. Imana yamuhaye isezerano imubwira ko azaba umubyeyi w'imbaga y'amahanga, nubwo yari afite imyaka myinshi n'umugore we Sarayi wari utarabyaye. Icyo gihe Uhoraho Imana yavuze kuri Aburahamu iti, zamuka ugende uve mu gihugu cyawe, igihugu cyanyu, uje mu gihugu nzakwereka. Itangiriro 12:1. Abahanga Hagari na Redbull, umushakashatsi ku bwoko bw'Abayahudi, basesenguye ku isano hagati y'Aburahamu n'isezerano ry'Imana. Bigaragaza uko abakurambere bagendaga biyubakira imyizerere ndetse n'ibyiciro by'ubuzima bushingiye ku bushake bw'Imana. Reka tuvuge kuri Yakobo na Esawu. Inkomoko y'Abisirayeli
Inkuru ya Yakobo na Esawu ivuga amateka y'abavandimwe bashakaga umugisha wa se Isaka, aho Yakobo yitwaje ibinyoma kugira ngo awubone. Umugisha wa Yakobo ni umwe mu migambi y'Imana, kuko wagize uruhare mu guhamya isano n'inkomoko y'ubwoko bwa Isirayeli. Igitabo cy'Itangiriro 25:23 kivuga ngo Uwiteka aramusubiza ati, inda yawe irimo amahanga abiri, amoko abiri azatandukana ahereye igihe azavira mu mara yawe. Ubwoko bumwe buzarusha ubundi amaboko, umukuru azaba umugaragu w'umuto. Iyi nkuru igaragaza uburyo Imana ishaka ko umugambi wayo uhora wubahirizwa, nubwo abantu baba bafite imitekerereze itandukanye. Imiryango 12 ya Yakobo. Isano ry'Abisirayeli. Yakobo yagize abana 12, bose bagize isoko cyangwa inkomoko y'imiryango 12 y'ubwoko bwa Isirayeli. Umwana muto Yosefu wagiranye ibibazo n'abavandimwe be bitewe n'inzozi yahuraga, niwe witwaye neza mu mibereho nyuma yo kugurishwa n'abavandimwe mu Misiri. Yosefu arongera arababwira ati, none timubabare, timwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo kize ubugingo bw'abantu. Itangiriro 45:5. Iyi nkuru yerekana uburyo Imana ikoresha ibintu byose ndetse n'ibibi kugira ngo igere ku mugambi wayo ku bwoko bwayo. Uko abantu bafata Itangiriro muri iki gihe kugeza ubu, inyigisho z'igitabo cy'Itangiriro ziracyakoreshwa mu myemerere ya Gikristo, ya Kiyahudi n'iya Isilamu. Igitabo gishingiye ku kwizera kw'isezerano Imana yagiranye n'abakurambere, kandi gishyira imbere isano yihariye hagati y'Imana n'abantu. Ibi byose bigaragaza uburyo ubumenyi bwa none, ubushakashatsi bw'amateka n'imyizerere bihuriza hamwe mu gusobanura igitabo cy'Itangiriro no gukomeza gusesengura iki gitabo kigaragaza isano ikomeye iri hagati y'ibyanditswe byera n'imibereho y'abantu mu bihe byose. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe kuri iki gitabo cy'Itangiriro, kandi ikomeze kugisoma uzasobanukirwa imbaraga z'Imana.